ariko njye ntabwo ujya umasharawuti nk'umuntu watumye ubaho uri Kiramani. Iyo hataza kubaho Kasuku Media, Kiramani nta n'uwari kuzamumenya. Ayo niyo magambo witwa The Ben yakoresheje abwira abantu ngo bagaruke. Urugumva ngo niba mukunda Imana ngo ni mugaruke. Oya, nukuvuga ngo abantu bakunda umuntu bakamukundira ukwaye. Oya, bira abivuga yazanye korale ahubwo abantu babaye nyabya. Yo, abuzasubira muri Mongolia. Reka da. U Rwanda rwamubanye ubutisha. Narangije kwiga, nararangije burundu, byararangiye. Waratashye? Oya se. Twari turi kuganira hano, urimo kumva? Tuvuga impamvu leta yarafunze ibi bigoro by'ama YouTube. I mean by'ama-ads, impamvu yabivanyeho bamwe bati no n'uyu munsi yasigarura ikabikontrola. Ngavuga ni mwebwe mutegereza ko bereka kubifunga no kubishobora kubanza gushaka igisubizo ku bantu byose bazabyirundamo, abakamanza bagataho bazakontrola abo bantu bakavuga ati leta ntabwo abaturage bari kuyiranira. Ngavuga ni no, niba kugeza amasaha twarabonye umuvuduko abantu Claude, dufata urugero kuri Claude ashobora kuza kiyamura umwana w'upasitori akigira umunyamakuru ku gahato, cyangwa se ugafata babu wacinye umwana tumureba. So ngavuga ni Kiramana akavuga ati reka leta yashyiraho uburyo ariko ads. Ngavuga ni no, wowe utekereza ko ibintu byose ari uko byagenda, ariko ntabwo ikintu cyose cyapfa kugihukira. Byari bikwiye ko leta imanza ikavana ari ama-ads ikamanza igashaka uburyo izakontorora abantu bazisuka muri ibi bintu. First of all, no, ishobora kuba yarabibonye bishobora no kugaruka, ariko nawe ntutekereze ko ari ibintu byari byoroshye kuko we erega leta urabona. Yo Kirama, yo uburyo bajijemo ngo ni ntabwo irabona. Ubwo se ushatse kuba ko abasobanuye uburyo bigendamo babeshyaga? Bandi babisobanuyemo ntabwo wigeze wumva abantu basobanuye uburyo bigenda abantu bahangaha amakampani akeneye kwa ariko Jay kaje turi ibintu byacu biteye mu Jay mukubita ndabareba nk'abibwira. Reka njye abantu bankunda kubi kandi nkwereka mubwiza ukuri. Njya mbona mukora udu TikTok live n'ibiki byose, nkavuga ni buri abantu banje nuko batarambona ngo bansabe. Abantu banje bankunda kubi. Kabara gukunda pe. Kiramana suko kwanga nuko batigeze babona isura yawe no kuri kamera urebe bikuba. Wa mugani Kirama washyizeho kamera. Abantu urumva nta bantu barakwitiranya. Urumva Jay? Aya, ngeze ibona bitaba bya uploadinga. Niyo utara. Ndagira ngo wowe nk'umuntu umaze igihe kirekire muri ibintu by'ama YouTube, Kiramani we yatwerekaga akavuga ko ari ibintu biri toto ibi by'amafilime, kuko kumva we YouTube channel za uploading amafilime, wowe uba muri ibi yampaye kabe ko sibine kiri kwa kuri gaso. Ariko batoneke umva batoneke kamubwire mama nigani karanyenza nshaka ibyo ndya nanjye umva abona kurya amandazi Keza munzanire baji ya mwana Keza Je nimubabazwe n'ibyo mubona abantu barimo baragenda bankorera biri kutubabaza nuko bankunda no kuri momo nuko babisunikikaho. Oya si kandi ufite ikibazo cya momo yanjye bagutema kabwana k'intare mbirebe. Bagutema kabwana k'intare nawe ufite itoto. I don't know about what nk'umuntu umaze igihe kirekire kandi wowe uri mu ruhande rw'ibiganiro uzi ukuntu ibi biganiro bigenda. Jesus Christ. Oya cha muri kudutera ishyari bagize ishyari abantu nakubwiye ngo abantu banje ibintu bakora biteye ubwoba. bibiri magana ndamurira umwana bita Ana. Urumva Jay? Snake, thank you Snake. Ndashaka unsobanurire utekereza ko bitari bikwiye ko leta yagombaga gushyiramo kano gatamoro yari yarashizemo ko gufunga bino bintu kugira ngo abantu batiroha muri iri soko bikaba. Nukuvuga ngo ibyo bintu ngiye ni nagiye mbwira abantu kenshi mbabwira ko ibyo bintu byari bikwiye urumva kugira ngo n'abantu babizemo bafite intego runaka, atari byo kuvuga ngo tugiye kuza duharabike Kiramani cyangwa se duharabike Nyambo kugira ngo tubone amafaranga nkuko bamwe babikoze.
abandi bakabishingwa atari nawe abantu urabona nk'ubu ariko nk'ubu urabona nk'ubu urugero ufashe ukareba ukuntu ngiye nafashije leta muri ibintu by'ama YouTube ngemera kuba igitambo ngemera kuba content nkakorera amanywa nijoro kugira ngo abantu bakore ibiganiro kugira ngo bajye guharabika abantu bakajya baza bakayora bakajya kwa uploadinga nkabatunga nkabantunze rubanda mu nyamwinshi mu Rwanda kubera ibiganiro baza kwiyora kwa Godfather including n'iki ngiki Godfather ntabwo ibyo bintu nabikunze ni nge muntu watangiye kugenda njya uploadinga uragenda uvuga ngo ntabwo ushaka ijwi ryawe rijya kuri YouTube urabyibuka arega oya no niba ubyibuka Jay nta kindi cyabiteraga kiriya gihe nari ngufitiye ishari oya ntabwo ishari mufitiye iki ahubwo ikibazo wari umubano twari dufitanye urumva birumvikana urabizi ariko ko hari igihe cyageze ukajya ujya kubikuza ku ijwi rya Godfather ukabaho rimwe cyangwa kabiri ibintu uyu ngubu bimeze neza cyane mubwire n'abantu bashaka kuza kurya uyu munsi baze ndabatumiye abantu bose urabatumiye yego ase wajya ubatumiye ukabarangira naho uba ukazareba ibikubaho kuvuga ngo uratumiye gusa nuvugaho urumva yarakubwira dore ndi mu miduha mba mu miduha iyo umaze kugera mu gasantere urabaza ngo kwa Gasuku ugeze mu gasantere mu miduha Kiramani nabibabwiye mu gasantere suhazi se ndabekeze mfite ikibazo nshaka kukubaza ari nkayo yose Jay kubona Miki arongowe uri aho ngaho ari umwana ubereye anko tukaba twabonye ni wa undi wari umugore wa Ntuza ufite inyinya umwe wari umuntu uzi umwe wari umugore wa Ntuza wa Zaba nsigaye mbona asigaye ameze nk'umutinganyi muri Dubai nsigaye mbona ameze none se nsigaye mbona ubufoto bwe kuri Instagram unose umuntu w'umugabo yifotoza yambaye boxer mu muhanda rega none bansabise ko babyifotozanya si abatinganyi bo mu muhanda muri Dubai yambaye boxer bro ugiye yarasimuye Mutesi Jolly kuri Instagram bansabise kutabavuga uziko nizera ry'Imana zikajya kubona video yura mujana ari gutwekinga nka se muhungu nsabi none nkabaza ni Jay kuri mu Rwanda sabo ruteba batanguki urabura iki ngurongore karongora nawe tukabona wambaye ikoti tukamanuka dekata kabapare Godfather gatwara abageni erega Godfather muri yakaza nkubwiza ukuri ikintu bita kurongora maginga yangaya bisaba kwitonda cyane baza Keza yarubaye mararuzi urikumva Keza ntabwo ari hano wavuze tukabaza Kiramani ko ari we rugero rwiza Kiramani ntabwo yaba urugero rwiza kuko we ntabwo araruta ese kuki birebera muri ariko ze bite byawe wambajije ngewe urumva ngewe ikibazo kuko ngewe urikumva urashaka gutera ikirenge mu cya Kejoni bro Kejoni bwana kaza nkwereke nako Godfather Kejoni agira umugore aho ngaho ku Ruyenzi agira umugore ku Ruyenzi aho yororeye ingurube none se kugira ngo ubyemere neza ejo bundi bamufunga zira gusakaza amashusho y'urukoza soni urumva ingurube ze bigeze umva zagize ikibazo madamu yabane manazitaho akekwaho ntabwo yazize yakekwagaho gorora imvugo Kejoni yakekwagaho ndaje gukubite dosiye y'ibyaguye muri cyber yita gute cyber crime wapi cyber ibira biboro ngo bajya gukora investigation ku matelefone y'abantu n'ama viewers barayagaruye bro ngewe bampaye raporo yavuyemo nayiguyeho sinzi niba warayibonye ako Godfather ibyo bintu bikuraho ukorana nabo
reka bandi mbigure reka mbigure urumva reka mbiguhereze urebe wa muntu we ngo ni cyber security Jay ako se babantu banje bankiriraho za gifuti bagihera barahari ufite iri telefone ngo mbigurebe nta yindi phone mfite abagifta banje mwongere mushirireho abakunzi ba filime n'abakunzi ba Gasuku reka turebe hagati ya Kiramani na Jay ne muntu ufite igikundiro oyange barabiza abantu banje barabiza abahungu banje bitwa babatoneke uri kumva baba bankorera imiti iteye ubwoba cyane nabone Godfa yo buriya Facebook irimo iratanga amafaranga ateye ubwoba oyasi ni izina ry'Imana ndaza kubikohereza mu kanya nuko ngo ngewe ku munsi mba nicaye nkajya kubona nkabona Facebook ikiriho amadolari nka 90 cyangwa 200 oya direct kandi bahita bayagukubita direct ako kanya wabonye ko batangiye kugenda bashyiraho uwo Kiramani se bamuhaye iki wababonye ngiye ko abantu bagenda barundaho tegereza Kiramani mu kanya aragutungura ibyo ngibyo ntibigakora rega buriya kaza nkwereke Godfa yo buriya ntimazakubeshye abantu twebwe twivugira amagambo twigendera vuba abantu baba badukunda nyine bimwe bikomeye cyane none zenda bandi kuri zero Facebook ugomba kuba ufite page cyangwa account isanzwe wababonye abahungu banje babiryamiye mu tuzu tw'amabati y'imigongo mu tugato barimo baragenda bashyiraho gake buri uko yifite yewe ariko si kwari ibyo bantu oya ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe nakubwiye ngo ngewe abantu bankunda byo gupfa kamenya gushira isura bigira bigabura nyama ushaka kwashyiraho kamera nari Kirama abikubwiye Kirama yo niyo sura isa nk'iyanuza nk'iya buri kantu manega ni yande dore mo bararunda reka rero umuntu ugera ku 10,000 wa mbere oya aho ngaho mba namusize kure cyane wa no umukino oya ntabwo namusize hano nakantu gato bakagutungura bakakaraso ugahita uririmba rwose oya uwo ni umukino muto cyane ngewe buriya ameze nka Bruce Melody nta muntu tujya tujya impaka kuri icyo kintu ushatse kuvuga iki ariko Kirama yo muri commentaire barimo bavuga ngo wabasuzuguye kandi abo n'abafana bakunda filime ntago nabasuzuguye barambeshyira kuko nashize isura ze ya ngo gerageza ugaragaza iyo sura yawe isa nk'impundu shiraho kamera gato ibasuhuze ngo gerageza ubagaragariza iyo sura yawe nziga uziko cyo bagiye kugeza kuri 5 mani bitanu bari mangahe mbanze namenye amafaranga barimo numva ako Kiramani ibintu byose ubize uziko Kiramani ibintu byose ubizanamo imibare ngo abanze yumve ngo biba bimeze bite yego nyine Kiramani ibintu byose abizanamo imibare ariko nanjye gutata mwankiriraho gake akejo no utunze ingurube ngeze ko abantu babankiriraho bananyifashiriza nyuma y'icyifuzo cya Bruce Melody yagejeje imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika wacyakiriye gute bwana Jay oya Bruce Melody ngiye ikintu cya mbere na mbere cyo mbere yo kwenda mbere yo kuvuga ku by'ijyanye n'icyifuzo Bruce Melody ntago nari muzi w'ubuhanga nka buriya ariko guhera uwo munsi nahise mutinya cyane mpamya neza ko ntanashidikanya ko Bruce Melody ashobora kuba ndusha n'amashuri reka nkubwire rero hari anaremeye pe mujye mutandukanya ubwenge n'ubumenyi oya witwa Bruce Melody afite skills na knowledge waremeye naremeye none se ugira ngo hari undi muhanzi wari kubasha kuba yasobanura nka biriya mbabarira umwiza ukuri none wabashe hano hari ibyara by'ibikome byaragiye bifata akavideo ka Element ari kuvuga ku ndirimbo yibye bita Fude twabahita bro hano hari umwana w'umugome urashikira he
amakoini azanye no ndebere iyi face ya Kiramani isa nko kuwa kane. Hari umunsi twagiraga muri interina wabonye Kiramani ko batangiye kumena wabonye wabonye Kejo nawe shiraho kamera wabonye ko umuntu bita Kiramani batangiye kuzimenaho batangiye kumuhereza ko bafata nakayaga ureke wowe uri kumva imihumuro y'amahera indabo de Beni yati bari kuziyakira mbanuri y'amashyamba uri kubibona ngeze ko umbase ngerega mba nibera mu magorofa y'abantu bari kugura ibitoki n'amahena aho ngaho mu ishyamba banzu urebe hano mba nibereye mu magorofa maremare yewe nta muntu wanjye umbase nta muntu wanjye wohereza iparitse wa murezi reba nepfiriya nge nta muntu wanjye wohereza ibintu bye nta muntu wanjye wohereza ibintu by'amaroza igorofa yawe nta muntu wanjye wohereza nta muntu wanjye wohereza inuza nta muntu wanjye wohereza ibyo bintu by'ibintuza ngo by'indabo z'amaroza bashyiraho ibintu biremereye boro abantu banjye nibabyuka urumirwa baraje ariko ya baba batangiye kuba biti ngofero ni ukuvuga ngo shikama urebe ibintu bigiye kukubaho uyegeze ko ndi igikoko umuntu ugera ku bihumbi 10 wa mbere ahita mutamo oyagiye w'abantu banjye batangiye mba nabibonye hari abahungu banjye mba nifite none aha ngaha bakiryamiye muri bwa bugeto bwabo ariko iyi boro sinanabishaka no ati ngo ibiboro sinabishaka Kirama 10,000 mangahe 10,000 abarimo amadolari ijana amadolari ijana yari gutuma Jay amenyera wayaguha Jay wayakohereza bikagira kanyaguye kuri momo umawungiza ukuri nuramuka wohereza ngo urumva nuramuka ugawohereje inoti ya veni Kirama ngewe nzagenda mpagarare Nyabugogo nkuremo imyenda iminota 5 bagufunge bagifunge nzagenda mpagarare Nyabugogo iminota 5 nkuremo imyenda rwose barebe mu ndende wanjye oyasi abantu bamaze kuba ako Jay ari deni mufite igihe sinakwishyuye noneze ko ari wowe uvuze ngo ugiye kunkiriraho oya ngewe ntabwo 10,000 ngo barimo amadolari ijana ariko ngo dufata arambeshye ni makera ni Simboro mbonye bija Bruce Melody Bushari Keza bakoze mbonye Bushari afite 1,500,000 yari afite ngaho ubwo ariko Kirama uziko ibintu mutabisobanukiwe mani je yamugezeho mbere gaza abantu bamaze kuza baze tugiye kwiza ku bantu 800 muri muntu abantu bagiye bamufate abakira bamufate let's do this together twagiye hano ni bumujana by'amakoinde karabikira bro Godfather Samusure karimo aramamagara yamaze kugera irugenge oya arimo aramamagara yegeze irugenge ngongera kujya hanze ndagukubita muzi vuba ntabwo aragera inyarugenge karebe niba ari hano ngo se ntari aha ngaha mbonye amamagara amenye yahageze bro ntabwo reka azaza kwa kangaera wa kane none se abantu bamwe na bamwe yagiye yiba kuri botike byo bizagenda bite nta muntu Samusuri ariko Jay Erega Godfa gufata ideni ukiruka nabyo ni ukwiba n'umujura mu mundi ibyo bantu baramubabariye yavuganye nabo baramubabariye no surumva yaza cyangwa ndajana afite amafaranga yabo arabishyura ikibazo kiri ese Kirama wahise umuzana muri Kiramani Empire afite amafaranga agiye gushinga ibintu agiye gukora ibintu bya dali ingo maginga yangange umuntu nkunda nago nahita mbwira ngo tujya muri YouTube none nanga YouTube iragirimo amafaranga pe Kiramani wowe urabizi no gutangira kugenda mubwira abantu aho ntabwo zikiri kuba umuntu wese uriho ibyo kuyizamo
yaba yizeye ko agiye guhomba utwiwe agafata n'amadeni agasigara yikwishyura. Gusa ngiye icyo nabwira abantu babishaka baze kuzanye mbere ku buryo bakorera amafaranga kuri Facebook. Ngenda nabikwereka gutya nkakwereka ati ndimo ndinjiza aya ngaya. Nkiraho agafoto ifoto yonyine nyishyiraho nkakwereka amafaranga yise yinjira. Socrates yigeze kubimbwira ko wowe winjiza mwana kuri Facebook na Instagram ahubwo ngira. Ngiye wirundiraho mu buryo bukomeye cyane. Nibyo bintu ngiye gufashamo abantu rwose kugenda mbibere ku buryo bakoreramo amafaranga kuri Facebook. Ese ko ndeba udafite gahunda yo kwitegura kujya gutabara umushuti wawe? Gutabara nde? Desha umutinganye. Ejo tuzajya ejo. Tuzajya ejo. Inde muntu biza barakora. Tuzajya ejo si Nyagatare Kirama. Ni Nyagatare. Gushyingura ni kuwa gatatu imbeje ari ikiri. Tuzajya ejo kabisa. Na ubundi Samusuri. Mureka garuke mu rwatubyaye. Ibyo nabo umuntu burimo n'ukuri ko yana ngo Samusundi ngo zamunako. Ariko ntawanyerera ururimi mwabagabo mwe. None wa mukobwa wawe ngo ni keza nasigaye atanga amaroze sha. No guys, yani ko bimeze hari ibintu bimeze fresh n'iki. Ariko koko ngo ngamajya arisha ikivuzo koko. Na keza asigaye atanga iroza. Oya bira ku mukobwa. Keza no mushuti wanjye akaba afite n'umugabo nkunda cyane. Uzi ko umugabo wa Keza burane ari umwe mu bantu b'abapatro ngira. Ariko se ko imibare yanyu itari kunyeganyega Kiramana abantu bawe bari. Kandi Kiramana wari wamushutse ngo agiye kuza kumfata. Komo hadageze kugira baragufasha araje. Ahubwo sha mbonye Linda navuganiraga mu kanya aho kugira ngo amereze gift ayihaye Kiramana wiriya sura sha. Uravuga Linda wuzi Linda wakoze ubukwe? Tuwo murinda zo twavugaga? Nagariwe. Uvuge Linda w'igikuri. Turavuga Linda nawe. Linda w'igikuri ni wa wundi mukina amazina. Oya ngewe nuko nkunda kugira abakobwa bitwa ba Linda babankunda. Hari Linda wa wundi uriya wa wundi warongowe dufite Linda dufite hari uyu nguyu wari wasaba Mr. Goro Simba yitwa Linda nawe. Bose barongowe habanje Linda. Ariko mu bakobwa beza nabonye bro. Uretse wenda Muyango ubanziriza abakobwa. Ariko Linda wasaba nawe ni sawa akaza n'umugore wa Ivry. Linda wasaba nta kintu Linda wasaba keretse uramwana niba afite vitamine intungamubiri nyinshi ariko Linda wasaba agira uruhu rubi. Agira uruhu rw'umutego. Yashakira baraseba numva nako Godfa. Barasebanyije ambogo ni mwiza. Iya mwani yagiye mu bihe by'uburumbuke mane y'uruhu. Aya Godfa oya. Godfa. Uzirone ikintu kimwe kirantungura. Barinda bombi ni beza. Abantu banje batinya umuntu, abantu banje bitwa babyembeni, bari basanzwe bankiriraho nimbuno muzi byagenze gute mbonye mu ragero Sankara wiyisura. Erega Kiramana afite igikundiro. Urumva? Amakoini 30 ari kuvugisha ufite 30 J. Nuengerega byose bagira ngo mbikusanyirize hamwe. Erega ndanizuzu. Bakumene Kiramana ari kwirukanka ari muri speed. Boya nakuvuga ngo so guys bari mu nanavuze. Bari bushireho nanavuze wowe wavuze cyanga cyakurenze. Yagewe umbasi. Ngewe rega Kirama. Kumbi gutukana bituma bagwa amafaranga. Bonye nikongoza gutukana. Oya Kirama. Azakana nukubaga. Wabonye ko abantu banje barimo baragenda bashyiraho nabo ni ngo wirirwa mukina ngo ibinamico abantu bakina ibinamico umunsi zina makoso wese. Ariko se ko tukiri gutangira ko ntarirarema. Ya filime hano kwaraka turirimba urwo bonye. Ndimo ndakubwira ngo abantu banje nibyo bagiye gutangira gukora kugira ngo abantu bakina ibinamico tubereke ko twebwe amagambo tuvuga n'abantu bayikundira. So bantu banje abantu muzi ko mwese mukunda Jesu wa mipango kwa mdomo wake na maneno yangu ndagira ngo rwose mukora ibitangaza manginga yanga
Kiramani ngo yari yanze ngo batamudahanura ngo bamupostinge. Oya Kiramani urabona ko umuvuduko afite atari muto dore niwe bari kwikandiraho gusa nubwo abantu bari kumukanda ariko dide mwakadwe ntibifate bari kumukanda amahurungu abantu banyenye baranze bakakureka kandi mbona uretse gato Kirama turatuntu tw'uduhurunguru nge nta muntu watunyohereza abantu banje babizi banzura abantu banje ibintu babohereza Nina wari ukumira n'uyu nguyu w'igikuri oya nge nta muntu wanyohereza utuntu tw'amahurunguru trust me abantu bangiye bashyizeho bashyizeho ngare basangara bakiriraga ibintu papa ako abantu bandi babyutse ndabona utaza kusuzuguza n'umugabo wora ari inyama ibintu oyagese ko abantu banje babizi neza kari nk'ihame nyine bahita barundo bandure ibintu bagenda bandundira bitwa ba Jackson abo na abahungu banje mba nifitiye rwose anytime banzi neza ko bashobora kurekura n'ikintu kiremereye cyane auzi yuko gasuka kwereka abadiaspora bararyamye ibi bikwereka ubushobozi bw'abantu ushobora kuri radio umunsi wose nta muntu watumiye jewe nshobora kuvuga umunsi wose ariko bura cyagitinganye n'icyo cyaravugaga cyagitinganye cya Apple Juju cyaravugaga nacyo bikomeye cyane uravuga yego nyamara ari kuvuga ari kubishyira no mu bikorwa ariko se mwana mwambabare mukambwira umuntu bita Bahati Just Family akabaretse gukomeza kumamagara mwana nk'Abahati ni umukene sibyo iyo umuntu w'umukene uramamagaye mu gitondo bano bakagiye kunera nk'umwaka uravuga Bahati warongowe ntabwo arasanga Bahati wo muri Canada gutfata iyo bintu bivuze ntabwo nenze ko Bahati yarongowe gusa narabyumvaga Bahati nuva ngo Bahati yateye ikirenge mu cya Safi Madiba ntabwo ntarwara njya kwa nyirane Bahati yateye ikirenge mu cya Safi Madiba Bahati ariko uzi ko Safi yatugaruriye amateka ya hashize urimo kunyumva Safi yadukoreye amateka urimo kunyumva dore na wa muhozi wawe sha wajyaga umunkingira none mbonye hari kohereza za gift Ozivayo wagarutse warabyibushye cyane arakwanga Ozi ngo wagarutse mu Rwanda warabyibushye kugisundike nzise ayo magambo oya Jay no ndakubujije please areze kuki wumva nta gihabwa oya ntabwo ayo magambo gerageza no twavugiye n'abantu batandukanye kandi urakoze cyane kuba ubyumvishe ya ndagushimiye uyu niwe ninde wasaba oya urakoze cyane kuba uwumvishe icyo ngusabye reka dukomeze bagutemo Safi yatugaruriye amateka twabonye Nyiraneza hetse rubaduka ku noti y'ijana inde wa mugore mubisi agaruka yarakuze ari rubaduka hetse Nyiraneza wa muntu uzase wa mugore wamujyanye muri Canada wa mugore wamujyanye muri Canada ariko rero akaga gashora inkoko koko abantu bararyamye rwose ngo akaga gashora inkoko Kiramani yamaze gukandagira mu gihumbi araje amanza guhikosora bro ngese nindamuka mbonye nyine bitarimo birakomeza kugenda mpita nikomereza gake gake umuhungu w'igikondo oya se urahita umanika amaboko uzishyunangira TikTok ze Godfa n'abantu batagira ubwenge ujya kubona ukabona bahise bamuzamura nawe ngaje gusesengura noneho ubu ngubu basigaye bafite ngo n'abantu ngo b'impuguke urugero nkande ejo nagiye kuri live ya Dumba ngiye kubona mbona impuguke nzaniye ndumirwa kabisa impuguke ifite ubwenge nk'ubwantuza nk'ubwawe umuhungu ukina na Kiramani account yawe yahaye abana basigaye bayikoresha amalive bari abana ndabareka bakayikoresha rari si impuguke sebo
barabana n'impuguke kirama yavuze kuri wamubonye Hozi ese umuntu bita Go Popular arimo arahereza bya bintu ninde inde ni Kiramani no Go Popular ariko uracyari kure cyane uracyafite imibare kugira ngo Kiramana agufate nuko byaba ngombwa ko afata filime akayitanga bugwate abantu batangiye kuza reka manze nkuzanira umugore wawe rero reka gutere story Hoza asigaye akundana n'umusore bita Babu w'igikuri ukina comedy Babu mwo kwisumana oya Babu umwe wakinaga na ba Joshua na ba Arthur w'igikuri kurusha abandi ubwo se babyara umwana unganute ni sawa cyane rwose iyo bagiye ugira ngo barakambakamba none bari mu modoka bahagaze mu ivatiri kagira ngo baricaye kumbe barahagaze sawa cyane kabisa Hozi mureba gutya ni Hozi soza bimuguke se demukira babwire Sheri wa Hozi ahagaze twiza yamugera ku rukenyereza nawe ni muguke urakoze cyane ntago bamuzi niko Kirama yo nawe ni muguke oya abe muguke ngewe reka namaze kugenda mbona impuguke nyinshi reka ariko ukuntu bari gutamo Jay reka mbaze mwo kambamwe Jay niwe hano wenyine mumugejeje ku 4,000 aje nona ubwo twanaga muri kuturamo kapfamwe mwadukanzeho ibintu se nakabigeramo se sha babimuhereka twigendera n'abari kudusuzuma ibi ni ubu ndabura ngaye ngo mfate Kiramani ntabwo bishoboka uracyari yewe bati bombo klati positingi kwa Kiramani uwo muntu asante sana uwo munsi yawe ubikoze ninde ni Hozi mwana ni Sheri wa Gasuku namushyire muri episode zose uramushakira icyo warenze ibyawe Kirama yo yerega mfite hano abana uri kumva baba biryamiye magingo aya ngaya biryamiye kutumatera twase Jay nakubwiye kucyamagara abantu bawe bita abana biryamiye kutumatera twasempuri abantu banje hano rwose Imana Jay urapfuye oya uretse gato jya mfite abahungu banjye biryamiye kutumatera twasempuri ibintu bari bukore mu kanya bira biteye ubwoba amafaranga itaza cicika Jay kiri gutuka turangira wowe Ramano siko aje kucaho oya ntabwo byakora abana baje bari mu kazi bro oya yese ko abahungu banjye biryamira kuri sempure babitangiye ibi inoti ya Kirama nge ntago bisaba ngo umuntu dukinana mu binamico bisaba abantu b'umutima umuntu akabyuka akavuga ati napendaga maneno ya Jay Spizo wa mipango agahita rundaho nimba abantu bari kugwara abantu bakunda amagambo yawe nibaguye bamere ntago ngera mu binamico nimba abantu bari kugwara abantu bakunda amagambo yawe ubwo nyine nibaguhe ntabwo yasize muri moe erega ngewe abantu banjye bankunda urukundi Kirama abantu bagiye bakunda abantu bari kuguhana abantu turatumye ibintu bakunda ubwo nibazanye umuntu oya abantu banjye bankundira ukondi urwego rw'abafana bawe nibazanye ukurenganya ntabwo uri kunyumva reka kugumura abantu ndi kukubwira abantu banjye bankundira ukondi uri gutukana abantu banjye bakamudutsinda ubwo turatumenya nyazira umuntu uzanya kurenganya abantu banjye bankundira ukondi kandi urabona ko rwose bari proud yanjye nyina rega bajya bavuga ngo aya niyo magambo witwa The Ben yakoresheje buretse gato urimo uravuga amagambo mugendana mbwira icyo cyo mubwira mugendana kuvuga ngo none se kuri mama ngo barimo barama ngo ko natukanye natutse umva nyine nkubwire aya niyo magambo witwa The Ben yakoresheje abwira abantu ngo bagaruke urugumva ngo niba mukunda Imana ngo nimugaruke oya nukuvuga ngo abantu bakunda umuntu bakamukundira ukwaye oya bira bora abivuga yazanye korale ahubwo abantu babaye nyabyaha
oya nibyo nyine nkubwira ayo ni amagambo urimo uravuga ngo kugira ngo abantu ngo bumve ngo batabikora ku bw'abantu bagiye gushyiraho gift noneho kubw'ibyo yazanye korali y'abantu urukumva baririmba kandi abantu bari guhereza n'abantu mukirane mu binamico gusa ndetse nk'utiramu hari ari kujya kumva ibintu bya korali ngo bimaze igihe se yisohoke urukumva nibyo nyine nkubwira niba nkumvishe neza abantu banjye bagenda bagaragaza urukundo rwa nyarwo boro no jewe niba nkumvishe neza urwego rwawe boro niba nkumvishe neza Kiramana ari kwifashisha imvugo za Debeni ngo kugira ngo bagire batabare ariko abantu banjye ngewe baza nyine bya nyabyo by'urukundo kabisa yewe nuko nari gushaka kubigira seriye ko kubigira seriye ntabwo wansica ariko uri kuvugira kure Kirama sinzi impamvu Kirama uko utabigize seriye se nigute kandi biri seriye ntabwo reka ntabwo nabigize seriye oye jewe no ntabwo nari mbi guys igihe biri seriye buretse gato guys igihe biri seriye twagiye abanyarwanda n'abahaye ibyishimo banyarwanda murabizi ntabwo ndi kumva ukuntu umuntu nka Jay yatsinda mwamunsi be mami yonga ari gukanda kurinde tuwede kandi gushyiraho telefone yanjye kandi nzamura urabona kamere kigiye kubereka realite ngiye kuzamura Godfather urukumva mwese mpite batambukaho mami ihangane gato nzane kote yanjye ihangane gato nzamure Godfather ni guparika ngeze mu rugo ariko Kirama nkunda kubona nk'iyo murimo muravuga ngo iki na gute ariko njye ntabwo ujya umasharawuti nk'umuntu watumye ubaho uri Kiramani iyo hataza kubaho Kasuku Media Kiramani nta n'uwari kuzamumenya bari kuzamenya wenda ubwo bari kuzamenya bitize icyo kintu kutajya ukibwira abantu nacyo nyine dukora Godfather ku izina ry'Imana hano hantu Kasuka nsinze natamenya urwego rwanyu pe ndi kukubwira banza ubwire abantu icyo kintu ariko Kiramana ntukabegure Kasuku tukana kansinda ndakubaza ndi kukubwira kugutsindaho bikomeza gutya ibaze kuba nukana nkaba nararemye umuntu bita Kiramana akamenyekana maginga ya ngahe akaba afite filime bita Kiramani Empire Kiramani kankubwiza ukuri ntabwo ari kugutenguha ariko niba uko ndi kubiraba biri buze kugenda biri bukomeze gutya iyakire unakire gutsindwa wabwe ko gushinga radio mwana wabwe gukora online radio none se mwereka erga umva Kejo online radio nshaka ntabwo nshaka izo kubuni bu application butazwi ndayishaka kuri TuneIn guys ese ko mutera murundaho ase abantu banje bagiye ingura yanze guhita neza urakazi abaki igihe abantu banje bari buzire papa ntago se kwa komene mwangi igihe bari buzire wamaze guhamagara abahozi bo mu binamico baje wahamagaye n'abandi bo mu binamico baje wabonye umwana bitatani atana gushiraho akara byose inde atani agushyiraho iroza cyane nubwo uzi ibyaje zana amafaranga rero oya humura wabonye ko abantu banje none ngiye batangiye kugenda babyuka se nabo turoze oya byihorere mu maze bagwaye inshuro 20 uracyari kumva ibintu ngiye bamaye kabiri gusa katakajyaho bibiri umwe niba kandi uretse oya byihorere ibyo bintu ngiye bawaza babiko aburetse banzure ibintu abana barimo baragenda bankorera ntaribi ngenda nabashimira cyane ni umutima n'amagambo bakomeje kugenda babwira ushaka kubacira wemeye uzana kuri kamera uri kurya amandazi bakabikorana umutima banza urebe bakabikorana umutima maze numize baje ya nanjye ese kari ubwo bushobozi nibwo bushobozi reka ndakenya wagakwiye ko wari agakeke abantu mushaka gukora amafaranga kuri Facebook
abantu mushaka gukora amafaranga kuri Facebook muze kuza kundeba. Usgarabaye musikama baze kukureba mu biki baze kureba ubafasha iki. None se ko wowe wambwiye ngo ntago na buretse gato. Wigeze kubesha abantu ngo ntago oye buretse kureba mu biki ushaka kurya amafaranga y'abandi. Abantu bafasha ngo mwegeranye bakabanza bakagira. Wigeze kubesha abantu ngo ntago nabwira abantu ngo ahantu ndi mu miduha mpamagara abantu buri munsi na postinga ngo baze barya ihene bakaza ariko wabesha abantu ngo ntago nababwira ahantu mba ndi kandi nakubwiye ngo hababwire urababwira nabyumvishije ariko atwite ndi mu miduha rwose babwire baze runaka n'icyokezo kigiye kujya ahantu hatarangika ugira ngo wawe bahamenye mu miduha bajya kubaza abantu bo kuntu ndi mu miduha mu gasantere iyo hageze itoga twereke kwa Jesu zo mpango ibaze nyine ko hano hawe bisaba kujya kurangisha warangiye abantu bakaza bahita bagira direct harya bumwe mukorera he wavuga ko mukorera he bande nta mu content creator wo mu Rwanda ugira office ibyo nkubwira ni gukuri uretse ge gusa ninge ngenyine office ya hehe aho ngaho uba banatuzingira niho uri kwita office hehe mba aho ngaho nyine akoze ko wasaze mwana nanjye koko kirama nanjye kweli Keza dukosora mureke munyemerere dukosora abantu Keza zahomba arahazi okay mami yanga ubu naje abantu uretse gato mami yanga ubu naje ngiye konti ya Godfather mureke tutwatunguramo hariya hejuru kwiyunga si cyangwa kwiyunge ntari umuntu bita Kiramani ababesha abantu kandi nta office agira bose babakorera mu rugo uri kumva bose babakorera mu rugo none z'ubundi umuntu ni gute yavuga ngo arakora nta office agira bose babakorera mu ngo zabo ari ikibazo se fata icyumba kimwe ukagiteramo intebe n'akameza ntabwo akazi gakorerwa mu rugo tuziranye ubayeho nabi bazi ko n'icyumba uraramo kiba mu mashini njyewe yo zabazi ndabigura nimba office yawe ibamo na ka flat basi ahantu hose aba office barimo ka flat abantu bashobora kureba amakuru twereke hano twebwe hano dutembereze twereke flat cyane akabati byibuze twebwe ibintu dukora hano nta kintu bidusaba kuba turimo turareberaho cyangwa se ngo haze umuntu bari muri sanda kujyamo ya myotsi n'inoza cyangwa se musanga umuntu bari muri sanda datante laishu ngaho reka igitsina ngo kize kidukubita guys ndashaka kugira ngo dutambuke kuri ba Jay tubereke baba dusize mwihangane ko natwe imihanda turabafata ariko se mami yanga agiye ariko Keza we nabonye muri murubaka etage ya Danje 1 urabibonye arani Giorere ibyo bintu je mbabarira iri harani he Giorere je okay twagiye so babantu ase ko iki mutari prouding ke Godfather kutava huri je wambabarire ko ibyo bintu ariko se ko ndi buhaza wakwihanganye please mbabani guys ndashaka kubana mu cyane ko nayo uri kubonaho Keza oya nise je akose wandetse Agase ko rundo ramwe mugiye kurikiraho 40 wazikiriyeho n'ubundi mwana tukahita twiyunga burundu inshuti mu kandi kanya tukaba turanganye nicyo kibazo cyawe ariko se je kutambwiye ifungwa rya Muchoma amazemo iminsi kuva kuwa kabiri afunze ko Muchoma bamwe barabyemeza abandi ntibabyemeze ariko umuntu bita Muchoma nawe arahubagurika cyane ameze nk'abatayikumi Muchoma arafunzwe kuva kuwa kabiri arafunzwe afungiye Kimihurura afunganywe na Barafinda Muchoma arakekwaho kuba yarasakaje cyangwa ari YouTube channel ye ngo yaratanze ibiganiro kubiha Barafinda 2020 akurikiranwe ibyaha bya 2024 urumva byo gufata YouTube channel agahereza Barafinda ibiganiro bikakaye Kiramana asagiye he so wende ndahari Kiramana barakoresha ubwiherero jewe afite n'isura mu barama nk'umuntu wabanye na Muchoma uri mu bantu Muchoma yaragucumbikiye ugeze muri Mongolia Muchoma yaragucumbikiye njyewe
yego hari ubwo uhetse se Godfa ubuzima uretse gato mubwire ubuzima mbamo i Nyarugenge ni nabwo buzima nabagamo Mongolia ubaza abantu bakubwira nyine gutya umukire bita Coach Gael ntacyo atankoreye bro ni nayo mpamvu ngewe manumva ko rimwe rwose n'igihe kizagira nkamusaba kuba Coach Gael umenyanye nawe ejo bundi Coach Gael umenyanye nawe ejo bundi none se ngenza ahantu Muchoma ba cyangwa waza ahantu mba uzamubaza arahazi okay Muchoma muraziranye yabaga mu rugo iwanjye nkuko abandi bahanzi bose bahabaye yabaga hehe mu rugo iwanjye mami yanga manzu ngize agasuzuguro k'iyi mibare hano hari umuntu aravuze ngo yaragucumbikiye muri kumwe none se nge nigeze njya Texas umuntu witwa Serufi ibyo tubyihorere none ni gute umuntu mwabaye mu gihugu kimwe aya masaha ashobora kuba afungiwe Nyarugenge akaba kuva kuwa mbere kugera kuwa mbere bro Muchoma yatawe miliyoni kuwa kabiri nge ntabyo narinzi mwana ntabyo narinzi ariko se konzi ko ni gute utabizi Godfa afungiye urumva Godfa yo Godfa Muchoma ko ari umuntu urumva nge ntabyo narinzi ahubwo wavuga ibyo wabibaza nka Kiramani yaguriraga umuceri ibi bintu birababaje kubona ibi bintu uriya ni umujene Muchoma ntabwo afite izina rito nubwo atari rinini urumva ni umuntu tutarenza amaso ku buryo ashobora gufungwa akamara icyumweru urukumva none se mu gihe yaba yarakoze amakosa Godfa twarenza iki ikibazo ntabwo ari ukuyakora ko Jihad yayakoze mwakoze ibiganiro mugakora n'ibindi Jihad se yambomeraga amazi umuswera hanyuma se Muchoma ubu tuvuge ko guceceka ari ukumuhishira cyangwa ari ukumukingira ntabwo narimbizi ni ukuri ko Imana narimbizi ntabwo narimbizi mugende mwandike ko Muchoma afunze rero ntabyo narinzi nabonye babikoze uriko Muchoma yabikunda ko mujya kutangaza ko afunze wabyumvise nyine wabyumvise Godfa iyo niyo mpamvu rero aho mwagiye mureka none se arafunze Muchoma ibintu afungiwe urimo kumva kubivugaho nta cyaha kirimo kuko ntabwo Muchoma afunzwe nta byaha Muchoma kugeza aya masaha kuba YouTube channel yarakoze ibigize ibyaha aramuntu arashaka ko baramenya ko ibyo bintu nyine wabyumvise Kiramani arabizi ibyo Godfather ibintu Kiramani arakubwira arabizi aya Kiramani baraziranye mwana Kiramani baraziranye sawa rero ni munyigereze kuri 1k witwa Keza we ko wari mushuti wa Jihad wakadasohoka wari wamusura ndakuyamya nawe wari inshuti yiwe we wari inshuti yese gute kandi ari mu bamufungishije nawe ndakwisabye inde Keza se nawe mu batanze ikirego Keza bajyaga bamuharasinga buriya Keza rwose no kuvuga cyane ikibazo cya Keza nawe ni kimwe yarimo araserezanya n'abantu azanamo n'ibintu by'ukuri nicyo kibazo cye nyine ntabwo ashobora kuguma mu guserezanya ashiduka yatangiye kugenda azanamo iby'ukuri ndakwibutsa ko mu kanya umwanya mwande naserereje nkazana iby'ukuri nese ubundi ubugira ngo ntabwo nese wagiye umuntu aserereza ahimba nawe nzi guhimba nyine nagira ngo kuko nkano ku mihanda riga kubera ko nta muntu uburegera nta n'uburi bugufashemo just no kuzana bakaguseka n'ibiki byose niyo mpamvu ni just no kuzana bakaguseka mwagakwiye kujya muhishiranamo gake ubundi ninde nazanye mu by'ukuri hari ikinyibutsa shu oya mwarambabaje murimo muravuga kuri Muyango mwarambabaje bande bavuze kuri Muyango ntuzana ibintu bya Muyango hano ni inshuti yanjye mwarambabaje bande bavuze ibya Muyango muvuga kuri Muyango we ntabwo mugirana ibibazo Muyango twagiranye ibihe bibazo shu ntabyo ibigenda bitoroshye ku makoini ariko kirama wambabariye ubundi kwa hangaho mu kuntu ugenda umuntu ufite amakoini menshi inshuti yawe umubaze shiri we are fine ni ukuvuga ngo Jay hano ni ukuvuga ngo Kiramani uko bigenda Jay niwe ufite pano bivuze ngo umuntu waba ufite ubushobozi yayikuramo niba ari igihe bashyize mu mwanya munini rero nk'abantu atangiye kuzamura amaguru mumfasha vemo ni ukuri Jay ahangaho uko bigenda ubwo big screen uraza kuyikurwamo n'umuntu uri buze kukurusha amakoyini wowe nawe korona hanga ibintu ngiye gukora no kubwira abantu gusa bagashyiraho banyarwanda Kiramani wowe ugiye kumwegera abantu bakureba
abantu nibegere asante sana Kiramani. Odi ni umuntu wanjye. Odi ni umuntu wanjye cyane, asante sana Odi, ndagukunda cyane ngira ngo urabizi, ariko none kandi nongera kubwira abandi bantu mugiye kugenda mushyiraho za gifuti, mugerageze kudashyiraho amaroza, mushyire ibintu binini cyane kugira ngo ngengire nigendere. Naho ubundi Godfa. gutindira kujya kurya inyama. Godfa. Asante sana Aline Rwanda, muri abantu b'abagabo cyane umva se, ariko murabyibuka murira ufite sheri Kabeza je jewe ngiye ibintu by'ubuzima bw'abagore n'ibiki byose ntabwo njya nkunda kubiganira. ubwo uransubisha urakoze. Ngiye ngushidikanya no kuba amapera batubwiye kwa Semungu ntayo wariye. Je afite sheri ejo bundi nagiye kwa Semungu nsanga afite agasheri, noneho ka gasheri ke urumva kaza kuza gukora amakosa sinzi ikintu kibye kagatiganye nagasore k'ubudirede bakirukanye yagatera. yes bwari ubwa mbere kongera kubona umuntu bamwirukanamo ni sohoka mvira hano. Nukuvuga ngo niba kumvise nari nkumbuye kongera. Nukuvuga ngo bamukoreye ibyo yagore yakoreye Pundit. Arine zamuka ushyireho kamera utufungura kamera nyine uyibutsa abanyarwanda. Bakirukanye nk'akabwana. Nari nababwira Godfa. Ariko muribuka igihe mwigeze kunyurira hamwe na ba Brian na bande kubera ba buri nguni na ba buri kantu, ariko bo barimo barurira abantu mukabarebera. Oya bari kurira bande bafashe ejo bundi bafata umwana bita Nizo Kabos, sibyo? Nizo Kabos yego yarakennye. Nizo Kabos yego yarakennye pe. Ukumva? Nta nuwabigizemo uruhare mu gukena kwa Nizo. Ariko ntago ari uwo kujya gufatwa ngo asuzugurwe n'imbwa nka ziriya, uri kumva? Nizo yitereteye umwana ngo ukina kwa Regis. Amaze kumutereta barikundanira. Bamaze kwikundanira ubwo abo bahungu baragenda ba buri nguni na ba buri kantu baraza baravuga ngo ese ngo Queen ngo kutangiye no ngo kwisuzuguza ngo ugeze ngaho guteretwa na Nizo koko ngo na Nizo koko. Uzi icyo bisobanura ngo na Nizo koko? Ibyo bisobanura Nizo w'imbwa, Nizo w'umutindi, Nizo wasobanuramo ibintu byinshi. Uyu Aline se nuwaheno no mukajya. Birahari nabishyize kuri Instagram yanjye. Aline washyizeho kamera shu. Aline w'umusitari ukina amafilme. Naza yakinnye iyihe? Kuko mana yanjye Kiramani Aline umukobwa wa nta muntu utazi Aline. Guys, mutapinga screen mutapinga screen. Aline yeze kumana ikiganiro. Urikumva Godfa? Ndakumva. Ukunyumva? Ibyo byana rero bigenda bigafata umuntu nka Nizo bikamugira uburimiro, bikamuri batangura, kandi mwana bivuganiraga ntago ari sawa, mwagagombye kujya cyane zara nitonda ntago ajya mu bintu byinshi uretse n'ibyo. Yego igihe cyose waje kuri kamera ugomba kwihangana nyine hagashya. Ngo ibyo urumva je ibyo ni ibintu tudashobora kwihanganira, urimo kumva? Ntabwo ushobora abantu baba barashize itafari muri ino ntuza kuza abantu nk'abangaba kubagira ntuza, ariko urabizi ko reka turebe ibyo biganiro. Ese Aline n'uyu nguyu use ntiyarongowe? Aline n'uyu baba kuri Muyango Aline no muri bamenya none si uyu yavuye mu rungano nabakumvisha bavuga no kuri Flix turacyari urungano nawe batutse Muyango bava mu ndai bagahita Flix batutse Muyango bava mu ndai. Iyo umuntu arongoye ahita ava mu rungano. Narinzi ko avuye mu rungano ariko god Joyce ko yarongoye yaruvuyemo. Jay, ibyo bintu ngenda gushyigikiye niba abo bantu bashobora gufata umuntu bakamwibasira muri ubwo buryo ngiye ntabwo ari twatoleretinga. Ndabona hari n'abari kuvuga ko batutse na Muyango. Yego Nizo yarakennye ntitubimwambuye, ariko suwo kugira uburimiro.
mva nkubwire byaba biteye agahinda niba aya masaha masamba akene tuvuge ngo nuko suko se ntabwo ariko bimeze dufite abantu ariko pole baba deserving respect bro urukunyumva nibyo hiboro ndaza kubireba njye sinjya mvuga ku bintu ntarebye ndaza kubireba urumva baramwandagaje ndaza kubireba induru n'umunwa muzere power bank cyangwa longe kuko ariho se gasuka akomeje kudutwara ari noneho nizo ntajya nabasha niba wararongowe urumva nagufana guri umukobwa ibingibi byo kugufana wabonye kwitwa Daima asante sana kwa wese yaramfanunguye asante sana kwa wese kumenyera gift je yakomeje kutugeza agiye kugera kuri 5 ariko pole mbonya kuko mana yanjye abantu bahindutse se ubu kasuku ni tutwaye abantu ra tubyita no je abatwaye je bagenda bashiraho gift nari nibagiwe no kubabwira ngo bagende bashiraho guys mugende mushiraho nkuko Daima arimo aragenda bikora ndashaka kuba nibura nice ndi kuri 5 rwose byaba ari ibintu bishimishije cyane uko mbafitiye amakuru menshi cyane Godfather hari n'amakuru mfite guturuka ahantu bita muri main ariko hari umuntu wambwiye ati sinzayavuge mwoka byaramwe nuko byari bincitse ngiye kuyavugaho oya se ntabwo ari makuru mfite y'umusore nawe ntabwo ari boro nabiguhaye hari n'undi musore none mfite utuye ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa muri Arizona nawe ebane ngo ni ruboro bikomeye cyane ngo arimo arasenya ingo mu buryo bukomeye ibaze kugira ngo umuntu asohokane umugore wawe n'abana bawe sha urugo umuntu anabageze abakoze ikintu bita kurengera akagera naho anakurenga pole ndi kubona winjira usohoka wanaye mbabarira ngo ino hano ngwino nkande ese pole uvuga niho ni pole w'umubiri igihe warimbanaga na Rambere n'ubundi pole ni pole w'umubiri ese ke uno mesi ufite umuntu mukundana muri misi bashaka kumasheri mfite umuhungu ugukunda bya hatari pe rahira ni mama ya Mungu nuwahehe ni umudiaspora nabizi neza ko utakunda umuntu w'inyarugenge mvaye baramwe ngo warazinutse oya kuki amakuru utayanyibariza je kuki utayanyibariza amakuru mbanya afite uri inshuti yanjye ukajya nkubaza ibya etaje sinumbiza ukuntu wansubizaga ari mu rukundo keza ari mu rukundo rande ngo n'uwo bita Taimubi akandi Godfather wala uteye nabi Godfather ubwiza ukuri nani Keza no ahita arakara w'abandi ni izina ry'Imana niba akundana na Taimubi nanjye ndibwirere ndire bro wese kukundana na Bosi kuki muteye mutyo kuki muvuga umuntu udahari Taimubombe niwe murakundana nawe Jay ndakwiyamye ukumva Keza akundana na Dumba akamuzankingira abagabo ngukundana na Taimubombe ubu ngubu ngiye kuzashyira sheri wanjye hanze kugira ngo mujye wabonye ukuntu abantu banjye barimo baragenda bashyiraho se mwaye bagikora bagenda barundaho abantu banjye baje kuba dida abantu banjye abatwaye ikira twundanye aba batwaye iki Taimubombe udakaraba ariko sha Jay Keza nuwa Arno urebe sawa reba amazina bamaze kwandika hano yose Taimubombe yari umuntu wigeze kumunyereka kabisa afite umwera wa wivuga abantu batari hano ndakubujije dore hasi ngo je ngo nuwa Grandfather ko bamugabanye ndafata Keza ni sheri wanjye sibyo rata grandpa wowe ho ndakwemeye Kiramani we ushobora kufanwa n'abantu bo muri Payizana Keza nuwa Jita wowe kino naho nayihoraho
umwana dupfuye rumwe unayihoraho ewe tuko cyarya oya wabonye ko nge ba bantu banyenyeye batangiye kugenda baza gake dore ryabo kwa muntu w'ubwana bakuru je ntushobotse na gato abantu banjye nababonye keza nuwa nzovu abantu banjye nababonye ko nzovu namwica abantu banjye bamaze kuza tayari nababonye mani uziko je yagira creativity mani uziko yisabereka inda mani mu mukanda abantu banjye baje nabibonye ko baje buriya namaze kugenda mbona so wajya ko yaramanitse amaguru ariko reka mbabwire izi trick je yazanye ntimuzirebe reba noneho ikigusetsa urikumva ko twa do reba noneho bureba ejo nzabereka sheri ibondo narigaragaje bahise batangira kurundaho gake batangiye kumutamo mani mukanye nawe nanjye no gushima mu mabijya gake ariko se wakoresheje amagambo atarimo uburemere wabonye Vanessa merci sheri akowe yongeze ku gihumbi noneho murapfuye yongeye ninjiye ku gihumbi umuzima bapfuye ni ngogo twa yo genda biguteguje wawerekana vuba noneho rekaze nkwereke wabonye ko abantu banyemo bararunda do reba ibintu barimo baragenda bakora wabibonye Godfather bagiye kutumonitiriza nakubwiye mo bararunda ngo Oziburamba namubonye mota uri mu nzu ya hehe se kandi wowe wabibonye Vanessa merci sheri Godfa wabibonye ko ngiye nigendeye tayari nuko ngo abantu banjye nibwo bakihagera barabatse kuko umusaza agiye kuzo mupango nahabikiri mumfashe Jay mukuremo hariya ubundi ngira ituntu mwibari no wabibonye ko ngiye nigendeye tayari tayari ngiye je nari ngiye kunyara ntabwo nakumvaga nandi ukubwira manda wateza manda ari hehe mu narimo nabonye ko abantu banjye ko babyutse abantu banjye babyutse tayari abantu bageze ngo vuye hehe ariko se wagire ko kirimo mugiye kubonamo content uwitwa Kiramani umbase abantu n'abagome ngo ni airbag umbase rero yarinda wowe yari umutwe abantu barimo bafite ibigori rihe ngiye reka sharing abantu banjye ariko bivuga ngo amaribori aragaragara kandi muri Monaco ducuza amavuta avanaho amaribori mwana ariko uzagirira Monaco imyaka yose ngo mani ntabwo nari nzi ko itakibaho Monaco ufite moshe ya pe reka mpamagara abantu banjye Monaco nabonye wanjye wankanze umuntu uretse gato umuntu ushaka kuzamuka nangeze ku gihumbi mpite muhuye umwanya n'ubundi nasebye namvana impande ya Aline kuko nkiri ingaragu Aline ko yarashatse baze ko we na Aline nawe mutaniye nahoze narinda kunyure ariko ari washyizeho wafunguye kamera ugasubiza abantu ukongera basi ukayifunga ndaje mu kanya shiri nari nkiri mu buriri rega reka mpindure ifoto ndebe ko bari ko nagira 600 umuhungu w'igikondo kubera ibikundiro urumva wabibonye ahantu mba nibereye abantu banjye baragenda bishyiriraho gake wakanda mvana hano ariko titi mu nkandire kuri iyo account ya Godfather hasi mu nkandire kuri iyo account ya Godfather hasi yakufashe screenshot z'akabuno se umuntu ndi kubona hano nizeye ni yebaba we yarambabaje no mu muramuki mugira umunsi mwiza ariko ntukabe gutyo ituze abantu bose ibintu isuko dusuzugura ko watuye indugore bira bintu bro bamwita 600 soldiers bamwita 600 nawe kaka baby lion konyene karabinkorera birangiye akoze none ku mafumbo nakubwiye Godfather nakubwiye ngo wowe wacha utaona reba ibintu abantu banjye batangiye gukora sana nuko nge nkora mitana nigendera direct nuko nge nkora
oya Kiramani namubwiye ndamubwira n'abantu banjye bankunda byanyabyo by'umutima araza aragumura araza babwira ibiki ariko mo baragenda bagaragaza icyo bita urukundo rwanyarwo. je urashaka ihangana wajya kubona namubwiye Kiramani ndamubwiye ni Kiramani abantu bareba ibinamico kugira ngo baruhure umutima gusa ariko nge bankunda byanyabyo. guys mu ntapping your screen urwego rw'abantu bawe nyine twarubonye nari ndi kukubwira ngo banzu urebe and go tell people. vuga ngo Jay urashaka ihangana yo ikibazo cye nabona agize arahunga nicyo kibazo urashaka ihangana ntabwo ugenda hari umuntu wanditse ngo satani uyoboye isi ndabaza Jay vuga nimba utari buhunge uri hano ntaho ujya urahari ntaho ujya urahari je nuhura biragiye gutenda kwisangira mu miduha njyewe everybody share this live ndahari n'umuhungu wanjye umbaze guys everybody share this live aranyandikye manga muri commentary uri kumva ati jewe nagira ngo uze kuza kunyigisha bira bintu bya Facebook ariko reka mbanze ngutema ikintu kiremereye buretse gato muraje murebe asante sana abantu banjye mukomeza kugenda mungaragariza urukundo nukuri aguze ngewe no bitara kuramo umujya mu byemere neza mwese harahi no bagiye gusaba Usivanamo muhangane mwana turemo mfite sha ibi bintu bimwe ntabwo mwabibona nimututeze Jay kabisa ego uyu mugore mwana yaje uri kwambara ubusa Godfather ikukubwira Godfather urabona prono kuri live yawe garagana prono kuri live yawe ariko benda nk'ubwo utari kunkandaho kari njuri hano hejuru ntuvugira ibyo kuntu bagomba kugutora utwari iriya awadi uri mu biki nibankuri iruhande rwa Godfather ngewe ninde wagiye benda arihe benda nazamuke yo benda DJ benda wamubonye Odi nakubwiye ngo tuachane na mambo ya mashari tuachane na mambo mengineyo General benda shiramo request muzamure ngira ngo mwabonye ko abantu banje guys everybody you gonna get out there Jesus go Jesus guys, I wanna go in the big screen. Akajya kurunguruka kitacike guys, I wanna go in the big screen. Mubya kabuno mita no mu musumaro giye gukinjiramo. Guys, arasaza arangije ararunguruka. Kiramba. Kitacitse. Kiramba. Ibi neki. Ashibaye Godfather. Yes. Akoze muri galeri yiwe this. No. Akoze muri galeri yawe Godfather. No. Listen to me. Jesus. No. Can you use on that account Godfather like just that with the Canadian flag. Bamwita 600 soldiers. No, listen. 600 soldiers. Wait and see. Kiramba. Ndababwira ni abantu bakunda Jesu Kristo wamipanga. Bamukunda byanyabyo. Ibyo wababwira byose. Exactly. No, this one with the Canadian with the Canadian flag. This one I put in the big screen. You see? You see in the big screen? You're gonna get out there. Yo, I will kick you out. You wait a second. Njye none nangiye kwiheba. Twihebye to. Mutani ugera mugambanira mu nkuramu. No, Kirama. No, abantu bangiye bari barira ngo twereke ibondo tugute mu ndanari waho neza. Waberetse amapumbu se none bakahita bagumiza ku 30 umva kireka ibyo badashaka mwe mukomeze murunde mushireho Yereza nje you gonna get out today.
You not gonna God go. nawe ni wancaho mana I will kick you out, my brother. Wait and see. Wait and see. Benda ko nakubwiye ushyiremo request ukazishyiramo uzamure. nje gusanga n'abakunze tukigira Jay, wait and see. Uyabwira amaheko nagiye mbibabwira inshuro nyinshi. Jay, wait and see. ngiye guhindura tara ngiye kujya mu gutukana mu gitondo ndakora channel yitwa gutukana TV ya muri family ya Gakuba Kiramani reka gukura abantu Jay, how many times did I call you? badukunda twebwe mbabari umuvandimwe thank you so much. urebe Kiramani ntihazagira umuntu wongera kukurenganya rwose nimba utukana ibitusi bimeze nka kuriya ukaba utusize nawe umuntu wongera kukurenganya menya gutukana bigabo Excellent. gutukana biragabura papa. Kiramani yamagaye abantu bo mu binamico ngo baze Jay, wait and see. Jay, wait and see. Thank you, Harder. Jay, wait and see. Hey, Jay, nakubwiye nuko Kirama ndakora gutukana TV mu gitondo oya byihorere reka gushaka kuvuga ibyo wumva ushaka kuvuga kubera agahinda akose murareba ibyo barimo barakora wewe amara yo nariyambura ipantaro genduza n'abantu bose bakina ibinamico baze nge nkwereke ibyo nkukorera. aha abandi bantu muri gazi Jesus uravamo. I will kick you out. Wait and see. Abo ni abantu b'umutima, shefu taho maana gira utuntu taho God ngo zamure yo tagati babashe kureba Jay neza. Ishyire hejuru. Kugira ngo abo ni abantu b'umutima. Banturebe abantu b'umutima. Abo ni abantu b'umutima bavuga ati Yesu zo wamepa. Sisi tunakufuatilia. Wait. Banturebe abantu banibere umuhungu w'igikondo. Ufite no kwihere nanjye. Guys, anybody, guys, I wanna go there. Please, my people. Guys, muri hehe ndashaka kugira ngo muvane mu Jay. You gonna get out there. Nadidimani w'ibyinyo shana agaratangira gushyiraho maze Jay ibyinyo kandi. Ariko wabonye abantu bani urumva nibyo yeza byajemo twe tutize turajyayo none se ninjye wababwiye kutiga wiga rutuwangarika ni ibintu byahozeho mana yanjye ubu navuriye iki mu ishuri koko nabikubwiye banza urebe ba Didi Queen barimo bararundaho nawe uvuga igifaransa bashiriho wari fatari kuvuga icyongereza S'il vous plaît, mes chers amis, petit me donner les gifts. Les gifts? Urumva? Les gifts. Non, c'est mon Rwanda, non, 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 gift. Les gifts mu Gifaransa bibaho? Oya, ni cadeau. Gift. None se ni wakore wivanga indimi ko Gifaransa. Kandi mu Kinyarwanda tuvuga ngo mume gift. Kandi mu Kinyarwanda tuvuga ngo mume gift. Oya, ubusaba abantu bari gukoresha live mu Faransa bari kuvuga ngo mudoye gift cyangwa gukoresha Gifaransa. Barimo barambwira ngo on lap baravuze ngo on lap pour toi chouchou. Baravuze ngo turi hano kubwawe chouchou pupunyo. Ngo le gift. Banzire. Oya, Jay. Kugira bigende neza ukoresha igifaransa dufata ukoresha icyongereza turebe abantu noneho sasa abantu bakunda igifaransa n'abakunda icyongereza Asumani nanga agiye kunzanira kafi nukuvuga ngo bagiye kwataka muri yo nakubwiye Kiramani nakubwiye nakubwiye n'abantu bageze gute wamagaye ndi live urashaka wayinzanira mu rugo Asumani ninjye munatanga banzurebe ibintu abantu ariko urayizanira kuri tele kugira ngo utadufatarana n'abandi urayizanira kuri tele mukanje banzurebe ibintu abantu barimo barankorera sha koresha igifaransa wowe
barimo baravuga ngo ngerageze na nabage Oresha igifaransa utababwira ngo le gift. Nuvuga ngo le gift ou le cadeau. Ega nge nasoma Kiramani nize la Colombia imyaka 6. Njyewe aho nize to se jabire byo muri groupe scolaire Gasogi. Se bamwe ko bize Gasogira. Za perereze. Ba Sandra Teta wanashimaho wowe. Banzurebe ba Sandra Teta mo barashyiraho. Guys munkorere kuri hatimi mukore kuri hatimi abantu mutapinge screen bazahurikira bari muno no ngira ubyemere. Do tapping screen. Kejo. Ariko je nari nkuzanye kugusunikira mu gifaransa cyane kibwe ati waje mu cyo. Kejo. Wewe mipa. Wabonye urukundo abantu banyikundira. Ariko Sumana yaganga kuzanira agafi ntago uri kubibona. Sumana ga n'umuntu wanje ntaga nagomba kubimbariza hano kuri TikTok. Nakazana nimba jaga kukazana. Ari kwamamaza nyine asuma pirao. Sumana acuza pirao. Uzasigaye sakura delivery. Sumana ukagarara. Asigaye ateka ibiryo akabizana abantu mu ngo. Oya, ntabyo narinzi pe. Rero reka kuzana agafu mufashe gutwika. Ariko cye Sumana we muntu wa mbere nabonye kwisukuna abantu bacu ubu yaradusuzuguye koko. Sumana kuna kwikora mu mabya cyane. Batarabyuka I don't know. Sumana afite boro yitwa Suma Pirao no watetse aradusuzuguye aratwandagaje. Ateka neza mwana. No mu murenge tuvana ibiryo mu matwi bro, tuvana ibiryo mu matwi turi ku makoyini. The fuck? Didi kanda kuri account iri hasi. Didi Queen irakafata kadarapo ka Canada. Bari kubwira ngo kande kuri Aline Didi. Didi Queen ni umuntu wanje. Nanze mu biremanga yabusize kwa bamenya. Uyu nguyu. Si account iri hasi se. Amanyanga nanze kwasize muri bamenya wayatwaye no mu buzima busanzwe. Uzi ko aya makoyini ari ubuzima busanzwe. Ntabwo turi gukina filime yari. The fuck? Ako se koko. Godfa. Yo. Umva nkubwire ibintu byanuza mwabirikiye aho ngaho byanuza bya nizo sha nizo ngo muborerane ko ari umukene. Ejere bari abantu bashaka kuba bomora kandi umbabariye warenga nkamanza nkakumva. Nta mazi bamvomera. Uretse wakwihangana gato sibyo? Bini biki? Ako nizo nuko ari umukene niyo mpamvu murera nashaka. Oya ntabwo nizo ari umukene. Ase nizo ni umukene ati? Ni umutindi. Ntabwo nizo ari umukene bro. Wose wowe uri kino wowe. Ntabwo mushaka mubaga nizo namwumvisha. Uri murashaka kubaga nizo ahubwo wowe takumvisha. None se akora iki? Ni wumva wapanga nushaka kubaga kabose. Ni paka ibyo akora azabikubwire. Ahubwo ndamugani bajyana n'abazagire wa mipango ari gushaka kubaga kabose agashaka gazi tugeze kuri bitandatu tugere kuri bitandatu twaje baburi kandu tugere kuri bitandatu let's go to 6k kabose konzi ko ntari birye akora iki kejo Queen mungeze kuri bitandatu Vanessa mungeze kuri bitandatu abandi bantu nibamagare ni bande hano umwuka byaramwe guys let's go chat ntaravana mu Jay umutindi kure n'umuntu umeze gute umutindi kure n'umuntu umeze gute no umuntu wese wanze gukoresha ingufu z'Imana yamuhaye ubizi gute se niba dafite ibindi akora bitari ibyo kuri social media harya akora iki kuri muguke muri ibyo bintu afite ibindi akora bitari ibyo kuri social media nyine nakwaje nkaho w'impuguke akora iki nizo wenda arayibaga no se ni paka kandi umva akazi kayo katagomba kuza kuri social media ese yagusaba amafaranga yo kwishyura ese uretse gato agira imodoka kabose kuva kera orayigira ikubaza agira imodoka orayigira ko ni mubaje agira imodoka nyine orayigira akose ko mubaza wowe w'impuguke tubiza wowe ugira imodoka icyo ni igisubizo wagombye kwisubiza wowe ugira imodoka icyo ni igisubizo wagombye kwisubiza Kejo narabizi yitwereke nuri iwawe yitwereke akose koko ni ibintu nongera nkajya no kwerekana koko reba imodoka akose koko imeze nkaye ni yawe y'ideni se basunika niko Jay imeze nk'imwe yawe y'ideni basunika ufite imodoka ntugasekwe nyine ndi kukubwira
imeze nk'imwe yawe ideni basunika. Godfather. Yo. Jewe nemereye inkunga je yo kumuguriza miliyoni 20 akagura imodoka. Urugero imodoka miliyoni 3 koko. Uri murazere no hari na modoka bafite. None ugenda muri Hyundai sha. Je ugenda muri Hyundai. Yo. Kejo. Yewe. Ngewe Kiramani naramuka afashe inote y'ibihumbi 10 akayikoherereza ndayakuba inshuro 10. Kejo mari nimero yawe. 078. Mitangwana kuntu wowe utakwikokora nayo. Reka nyine tubigire. Kejo. Uyitunyereka screenshot yanditseho yandike Kejo. Kuri WhatsApp yanjye. Ntari. Arundi munize kusabira amafaranga mu buno buryo muri gupinga itayakiraho. Kiramani nagabashyireho umuntu. Jeje vuga nimero je tazasu agenda muri Hyundai umuntu ari kwemera abantu namonoka bafite agenda muri Hyundai. Kejo mu nimero yawe ari kujya mu cyayi kugira ngo bonye urwego rwawe ugenda muri Hyundai kwe. Yo kiraho nimero yawe nivuge ari kujya mu cyayi kuzandika ari kukumva. Oya no se yazandika gutata ari kumva. Oya ngende kukumva kugenda wezi vuge ndahita nkumva nagiye. Sawa genda no genda. Ari kukumva yari mu cyayi. 078 gatatu na keza agiye guterekaho 078 nimero witonze 17 13 keza se yari na keza agiye guterekaho keza se yari 8 3 17 13 30. Ejo abantu bagiye guterekaho kuntu bangana sha ariko uhabuza umuntu kunca muri humye keza guterekeraho se yari aya masaha bagiye bahugiye muri ibi biboro nta muntu wankandaho. Yego niyo ngiyo Odi ndabaza yakugezeho cyangwa ni yakugezeho aya masaha bano bantu bahugiye muri ibi nta muntu waca muri balance bafite yagutunga amezi 6 wowe atangiyemo kwihara mo barashyira ariko yego Kejo ni yakugezeho cyangwa mumbabarire ntambuke kuri Jay. Thank you so much sweetheart. Thank you none se Kejo ni ayisabura Gasu kibiri kubura kubireba sha uziko ndi kubona aba followers gusa ari bo yakugezeho cyangwa Gasu kurona ko ndi ko nkuri hafi we nabonye ndagasa nuko twemeze wayabonye urabona ko ntabwo bufite kubishyira hano mwana bishireho Kejo wayabonye dore kandi mbigibyo Jessica thank you kandi warabimbwiye Jessica ndagusuzugura ubu inshuro 10 Jessica wambwiye kuzabikora ngasuzugura gazi muri kumufata Godfather yo wayitonze dufite ikibazo ahangaha kandi turi kuri pano yawe njyewe Jessica yaravuze ngo nima Kejo ni mu bicumura ku inshuro 10 nabikubishije 3 basi telefone ndimo nakoresha ni imwe ntabwo nabikora oya na muri Hyundai unywa mazutu wowe mazutu wowe amafaranga umuntu wowe mazutu ngiyo Godfather yo kiraho umwereke noneho bigaragare shira muri noza screen umwereke telefone ndimo nakoresha ngiye ni imwe ayibonye kariya nike hejuru nayibonye iyo telefone nakoresha ni nushaka kubireke mugiriye mu iyo telefone irimo za video Kejo uretse gato wowe muntu unywa mazutu we wagira uretse gato niba numvishe neza uretse gato niba numvishe neza ngo yoheresha $6 okay sorry uziko amafaranga ataguze manigani urakoze cyane wabyukize ariko Jay yamubwiye ko yohereza iyo yavuze ko yohereza ariko harya inshuro 10 we ngagara ku inshuro 10 mani umwana wa Mongolia yavuze $10,000 by'amadolari ariko mwabaye umuntu unywa mazutu wose ndeka wowe ngwe wa mutarini Arine twavuye muri covid kwikinisha ntibyemewe guhungabanya abana b'abasore ba Jay uri kuri nyuma yo kubanyije umugabo bikakunanira ari uri muri imvute nyuma yo kubwira umugabo Jay mwadutirije uretse twatije uyu mwana ukira mwaraguritse banampe ariko dore ikintu bita umuforowazi ukuntu bigenze dore umuforowazi imibare iri kubara kuri essence dore uzamuka nk'abagura niba umuforowazi ndamushaka ariko ndashaka n'amakoyini dore ese kirama Arine ngo umuntu bita Mitsuko ko mwagiranye ibibazo cyangwa ni prank mugira umunsi mwiza
turaza gusubira. Oya ntabwo ntabwo ariko kiramani reba umuforowazi ukuntu yiruka, reba umuforowazi nk'abagura amasuka. Dore umuforowazi hano. Abaforowazi nta makoyini bagira. None se bagiye he bariya abagabo? Baraje bagiye kuvugana kuri telefone.